ngo mwumve zimwe ubundi impamvu ziri rigence ne ebyiri za nyazo nyine zina zajyanye umugabo bita Neva Ikinshasa. Impamvu ya mbere babanje kujya kwihugika baraganira amubwira ko murabizi ukuntu nitwa bitaramba mpari bine ko mpari amakuru mbanyafite. Yego babanje kujya kwihugika baraganira. Hari abavugaga ko yego amakuru avuga ko muri amasezerano y'ibanga yamubwiye ko naramuka amukijije ubundi bavuga ko ari RDF. Naramuka amukije ngo RDF bikavuga bafashe nzibira nkuko bafashe nzibira ukabona Neva ataye umutwe Shabunda agasara kubera iki ibyo bice yarabihawe. Mubizi mubyibuke abantu badafite amakuru mumenye ko Tshisekedi yemeye kujya gusinyira amasezerano kuri pressure ku gitutu cya Trump ubwo ati waransuzuguye mu kwezi gushize n'udasinya n'amasezerano kandi mamugira ngo umuntu ace hejuru avuga utuntu twejuru ntavuga ibi byose abwira ati n'udasinya n'amasezerano intebe yawe uraza kuyireba nkuko abisirayeli barebye igihugu cye ni Mose kandi koko nkuko abivuga ahangayikishwe n'ikibazo cya Kongo n'u Rwanda cya M23 ndetse na leta ya Kinshasa. Yego aravuga ati nibyo bizampesha igihembo bikangira umuntu w'umugabo. Rero kwitambika ukabyanga ukitambika ndakurahiye da. Rero Tshisekedi nicyo cyamukanze ni iribure se murebe ko mu gitondo bavuga ati twaje gusanga ari umutwe w'ikwaje intwaro ati turawurasa ni mutamanika amaboko. Ariko kuko ifite nayirwana ihiga y'ibirombe biri byo gutuma amahanga nayikurikira mu buryo buri indirect ndetse bose uko ari batatu yabahaye izo nshingano ngiye mbona ko ari no kubirukana mu kazi. Kwese turabizi iyo hawe inshingano muri Kongo ntuzikora uko bigenda. Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'aba diaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844387 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Bakunzi bacu turabasuhuje amureri mu mpande zose z'isi abakurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi no kuri muri abantu b'ingenzi ndetse b'umumaro. Namwe mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News ndetse no kuri Urugendo Rwanjye official mu mushyigikire mu muteze imbere kubera ko Imana ikunda abashyigikira abandi. Siko bimeze Tambalo reba kurabaseka ni Nelson turi kumwe mu makuru y'uyu munsi ndetse tugiye kwagezaho update zitandukanye dukomeze kubana namwe. Ngo ayikaze mushuti wanjye. Urakoze cyane Gasa. Urakoze ari nako nongera gusuza abakunzi ba Gasaro News. Yego hari yaciye agahe pe hari yaciye agahe ariko nicyo giye kugira ngo twongere tuganire. Yego ibiri kuba hakuriye ntago byoroshye. Ya reka nihute mu makuru aho nabonye President Ndayishimiye Evariste yagiye kureba mushuti we Tshisekedi. Ariko nabonye ari kuvuga byinshi bitandukanye. Mu kanya gato yanakiriye amakuru uri kubyumva hari abavuga ati yagiye gukora ibi nibi, abambere bari kuvuga bati yagiye kumwaka amafaranga y'abasirikare, abakabiri bati yagiye kuba yashaka uburyo ki amakamyo arimo zahabu ze agenda yiba umunsi ku wundi afatanyije na Tshisekedi. Ndabivuga uko byavuzwe yakazambuka ati kuko mama 23 ati nayiryamiye amajanja imeze gutya. Uri kumva none tukibaza muri ibyo bintu Ndayishimiye Evariste kubera iki bari guhuza ibintu by'amabuye bakahuza n'umushahara ntibanavuge ko ashobora kuba yagiye kumusura kugira ngo arebe aho bigeze cyangwa se uko urugamba rumeze. Nta kumusura kundi kugira ngo banabyumve neza. Nta kumusura kundi kuko mbibuze neza ko mu bantu bangaga ko
Tshisekedi asinya amasezerano Neva nawe arimo. yego Arimo mu bantu banga akasinya amasezerano arimo kuko yumvaga ko naramuka asinya mubyibuke neza cyangwa se niba mutanabizi mu bimenye ko ejo bundi ubwo yamenyaga ko iduha bari buze gusinya amasezerano yaravuze ngo Tshisekedi naramuka asinya amasezerano ngarinjira mu rugamba bya nyabyo rweruye ngatangira gukoresha indege zakajugujugu z'urugamba. yego Hanyuma si ibyo gusa mu yandi magambo ntago Neva niba mujya mwumva ngo ibihugu bidashaka ko urugamba rwo muri Kongo ruhagarara, igihugu cy'u Burundi kiri tuvugana uyu munsi nicyo kiri kuri nimero ya mbere kuko nicyo kigaragara bitewe n'inyungu sakura n'inyungu bakeneye cyane. So rero ku bijyanye no kubagiye Kinshasa, reka duhere Kinshasa. yego Nk'uko babivuze nibyo bamwe bari kuvuga uko babishaka kwishyuza amafaranga nibyo wenda nako bagashyiramo, ariko nyirizina mwibuke neza ko impamvu Neva ari muri uru rugamba ni amasezerano bagiranye y'ibanga ubundi bijya gutangira. yego Bagiranye amasezerano y'ibanga, rero mu byamujyanye Neva yongeye kujya kumwibutsa amasezerano bagiranye y'ibanga, ntabwo mu byo gusinya amasezerano na 23 byari birimo. yego Mu byo kwicara ku ntebe biganiro ntabwo byari birimo. Kandi Neva ari gukoresha imbaraga z'umurengera yego mu kugira ngo approve Tshisekedi karite yayo. Ariko nituza kubireba tubaza gusanga imbaraga z'umurengera ari gukoresha nawe ntabwo ari kuzikoresha mu bintu byo gushaka amwemeze. Oya, ari gukoresha imbaraga z'umurengera kugira ngo nawe acyure ibuye hakurya hariya. yego So rero ndagira ngo mwumve ubundi impamvu ziri urgence ni ebyiri za nyazo nyirizina zajyanye umugabo bita Neva i Kinshasa. Impamvu ya mbere niyo kujya kumubwira ko no matter what arimo kumuhemukira ariko kumugambanira ko ari kurenga ku masezerano bagiranye. yego Kuko amakuru ambwira ko mbere yuko inama itangira babanje kujya kwihugika. Babyita kwihugika nyine. Babanje kujya kwihugika baraganira, amubwira ko murabizi ukuntu nitwa bitaramba mpari bine ko mpari amakuru mba nyafite. yego Babanje kujya kwihugika baraganira. Hari abavugaga ko ashobora kumubwira ati urampa amafaranga, naje gusanga ko amafaranga katarimo. yego Kuko Tshisekedi niba mubyibuka neza ubu navuga ko Tshisekedi yatsinze Neva icy'umutwe. Uzi impamvu? yego Tshisekedi yateye ibuye rimwe inyoni byarazirimbura kuri Neva. Kubera ko yamaze kumugeza muri zone y'umutuku hamwe Neva atakirwa bazi by'amafaranga. yego Aramubwira ati ngewe naguhaye ibuye, kandi koko nibyo birutse ko birabica bari kurwaniramo muri ya masezerano y'ibanga byari byanditsemo ko azamuha biriya bice nawe akamufasha kwirukana inyeshyamba za 23. ndabyemera. Amubwira ati wowe kiri bukore urarwana unyirukanire umuntu bita umu M23 ku butaka bwa Kongo. Nanjye undi bukwiture ndaguhereza. Buriya amakuru avuga ko Gasara kujya muze kubyumva turimo turasasira inkuru n'ikibazo yambajije kugira ngo tuze kucyumvikana neza. yego Amakuru avuga ko muri ya masezerano y'ibanga yamubwiye ko naramuka amukijije ubundi bavuga ko ari RDF. Naramuka amukije ngo RDF bikavuga u Rwanda bihakana buri munsi murabizi umunsi ku munsi kandi kuko niko kuri. Ntabwo RDF buri abantu bajya bazana imikino. RDF yari muri Kongo yabarageze Kinshasa kera. So rero iyi ni impamvu 23 nk'ibisanzwe. So rero yaramubwiye ati nuramuka unkuriye impamvu 23 muri ibi bice ufate Shabunda, ufate Nzibira, ufate ndetse ku buryo amakuru avuga ko yanamuhaye hafi iminembwe yose. Ariko iminembwe bagomba kwigabura na FDLR. yego Niyo makuru ahari. Rero urugamba ari kurwana niyo mpamvu muri kumva ngo bafashe Nzibira, nkuko bafashe Nzibira ukabona Neva ataye umutwe. Shabunda agasara kubera iki ibyo bice yarabihawe agahabwa umusadu umunsi ku munsi. Rero ibyo bari kuganirikisha uyu munsi uvuga ati ko wamaze kunshyitsa mu rugamba mu ntambara ukaba uri kuruntamo. yego twarumvikanye. Abasirikare banjye bakaba bari kwashirira mu bijyanye no gusinya amasezerano byari birimo. Mbibutse ko bose bashaka ko 23 ihindurwa inyeshyamba. yego Rero ubu tuvugana byamaze no kurangira ngira ngo n'aba YouTube ahantu bari baze kumva ko bigoye kugira ngo bazongere guhura n'ibihano. Kubera ko ubu tuvugana ntago umutwe w'inyeshyamba wicana na leta kucari ku ntebe baganira. yego Rero
kwicara nabo bakaba basinya amasezerano nubwo wenda tubizo kubigarukaho uburyo Tshisekedi yabikoze kuri pressure Leta Zunze za Amerika ariko ntacyo byabaye. So rero Neva aramubwira ati ko ntabye mu nama ndateko humura nitirike muraza kubibona undi atari ko humura ibi nabikoze kuri pressure ya Trump kandi koko niko byagenze kuko abantu mubizi mu byibuke abantu badafite amakuru mumenye ko Tshisekedi yemeye kujya gusinyira amasezerano kuri pressure ku gitutu cya Trump ubwo ati waransuzuguye mu kwezi gushize unsuzuguza Zelensky uransuzugura wanga gusinya amasezerano hawaye n'u Rwanda ku by'umutekano kujya amahoro kai kwambaje gusinyura muhamagara kuri telefone ngo ntasinye umaze guhamagarwa na Zelensky kubwiye ati wisinya uze nguhereze igikoresho kiri buze gutuma baceceka bakubaha guha indege ariko gasa yamuhaye indege attention yamuhaye drone ira drone ntago yavuye mu Bushinwa drone iri kumara amasaha 24 hara mu kirere cyanzibira ira drone niyo Zelensky yamuhaye. So rero yaramusuzuguye cyane ukumusuzugura Trump ararakara aramubwira ati nudasinya n'amasezerano kandi mamugira ngo umuntu ace hejuru avuga utuntu twejuru ntavuga ibi byose avuga ati nudasinya n'amasezerano intebe yawe uraza kuyireba nkuko abisirayeli barebye igihugu cye ni Mose niwe bahagaritse avuga ati wakibonye ntago uzakigera niko rero Tshisekedi na gahunda yari yo kumubwira ati urimo urakireba muzajya ureba intebe utayibona. So rero amakuru avuga ko rero aturuka indani makuru dukuramo ubutasi indani ndetse no mu nyapolitike byatandukanye makuru avuga ko Tshisekedi yagiye gusinyira amasezerano Doha kubw'igitutu cyariye none rero Neva nawe akamubwira ati kucyuri kuntaba mu nama ari mu bintu yamubajije ati kucyuri murantaba mu nama kandi twari kwamvikanye ko utagomba gusinya amasezerano undi nawe akamubwira ati se ninta yasinya kandi koko gasa niko kuri yego Tshisekedi uyu munsi bari kumushora bamutaba kandi Leta Zunze za Amerika turabizi ko abagabo bafite ububasha bwo kuba bamukura ku buyobozi yego kandi nyuma yo kumukura ku buyobozi ni muri gereza uyu mugabo afite byinshi aregwa yakiyuzingwa ibyaha birimo by'intambara no kwica abantu birutse ko Leta ya Kinshasa none ibyo uvuga ko ari ritavuze umwe ibyo birego birayifata biramufata kandi niba bimufata byagomba kumufatana n'abajenerali bari muri gereza n'abari bayoboye urugamba. So rero nawe ubwe rero yagize ubwo baravuga ati kandi koko nimba byibuka neza Trump abo ngubu yamaze kohereza abakomando n'indege z'intambara muri Nigeria hari kwicwa abakristo rero mu by'ukuri kandi yari yabanje kubinginga abantu bari bazi ngo ntago yakoreza indege z'intambara cyangwa abakomando muri Afrika arimo arabikora rero aramubwiye ati nawe nimba ushaka niko biza kugenda kandi koko nkuko abivuga ahangayikishwe n'ikibazo cya Kongo n'u Rwanda cya M23 ndetse na Leta ya Kinshasa yego aravuga ati nibyo bizampesha igihembo bikangira umuntu w'umugabo rero kwitambika ukabyanga ukitambika ndakurahiye da rero Tshisekedi nicyo cyamukanze nubwo rero Neva avuga ati kuri murankora ibi bintu kuki urimo gusinya amasezerano kuki ushaka kwikura mu rugamba ndamubwira ati rero humura niyo mpamvu nabwiye ngo ari amasezerano n'igihuha ubwo ati humura turabikurikirana cyangwa se n'ubundi rugamba rurakomeza gasaro kuko yarabaye kuba amasezerano y'amahoro cyangwa se ari amahoro ntabwo babazindutse bica abantu muri Mikenge yego banasha abantu benshi drone yisha abantu benshi akavagari muri Mikenge. So rero ibyajyanye Neva Kinshasa harimo kujya gutakambira mugenzi akamubwira ati wintaba mu rugamba ibyo twumvikanye winsiga mu nama wintaba kuko nuntaba amahanga arahindukira avuga ati ingabo z'ubundi ziri kurwana ku ngufu ejo na Tshisekedi gamwinduka akavuga ati kuri ingabo zawe ahangaha nyuma gusinya amasezerano kumubaza nise nyuma y'ibi ngibi ntabwo uri buze guhindukira uvuga ati ni nkuremo ingabo nyuma amasezerano yego sinyi abagugizeho igitutu ngo ujye gusinya ntibanakigukiraho ngo Neva nakuri ingabo ze muri Kongo ahubwo ikibazo nanjye nakibaza gasoro ni ese bakimushyizeho gasa uyu mugabo arazikuramo cyangwa arazirekeramo bitewe n'inyungu abonamo sinzi ko aka kanya ahita azikuramo
niko njye mbibona n'abadukurikiye wenda baza kubitubwira ariko simbona neva yahita akura ingabo muri kino gihugu cya Kongo nawe yavuga ati niba mushaka ko dukora buriya afite fagite kandi yabatsinda ubundi we ahari byitwa ko ari kurwanya Red Tabara yego ngo yazengera igihugu cye rero mu kumubwira ko ngakoreza ingabo ze ashobora kuvuga ati niba mushaka ko tuvaha muduhe Red Tabara yahungiye aha yego kandi ntayo babona ati kandi bivuga ko Red Tabara ifatanya muzi ibyo bajya bayishinja bayirega afatanya na M23 n'ibyo so rero neva kwisanga Kinshasa rero nibyo yagiye mu nama nibyo ariko wese icyo cyamujyanye barimo kuganira uburyo noneho sasa ngo bagiye kubita mama 23 accordingly none se tukiraho neso ibyo kuvuga ko mama 23 nayo iryamiye amajanja ikavuga iti niba koko nizo zahabu zihari turaziryamaho turarara irondo turazirara inyuma ntaha zicikana zijyana byo nkibaza ubwo iyo zahabu yayikora muri teritwari navuga bari aba basore barimo cyangwa se ahubwo ni Kinshasa kuko niba arahagera hagiye hafatwa amabuye menshi bari gushaka kuyambutsa yego yagiye afatwa bibutse ko nubwo mwumva ngo izasara ngo zirimo zirarwana ntago zirinda abaturage gusa zirinda ahubwo na buri kintu cyose cyo ku butaka kuko bavuga ko ari igihugu cyabo kandi bazi icyo Burundi burwanira ni ukujya gusaba umutungo w'igihugu rero kuvuga rero ngo izo zabo ngo barazibacikana none se yaba ari zo babacikana ntabwo mubona ko mama 23 irwana isatirano hari ibirombe ntabwo bazibacikana nabwo amakuru avuga ko Tshisekedi yahaye Twangiza mining neva yego niyo mpamvu neva nawe ari kurwana agira ngo bakuremo Twangiza mining rwa ruganda tunganya amabuye ibyo ntabwo bishoboka so ikindi rero cyo kuvuga ngo amabuye ngo baracikana amabuye iyo ni mission impossible yego ntabwo bishoboka kubera ko M23 irwana ku muntu kandi ikindi mbibutse ko impamvu M23 uyu munsi ifite ijambo batarahita umutwe witwaje intwaro nuko bari buyifite nahere irwana ishaka ibirombe bitume igira ijambo yego ni iribure se mureba ko mu gitondo bavuga ati twaje gusanga ari umutwe witwaje intwaro ati turawurasa ni mutamanika amaboko yego ariko kuko ifite nayo irwana ihiga y'ibirombe biri byo gutuma amahanga nayikurikira mu buryo buri indirect yego nabyo bihereza icyubahiro bikayikavaringa cyane kuko ibirombe Tshisekedi yakangishaga amahanga bifitwe na Makenga none mo Makenga bifite nawe afite ijambo ibukuru akavuga ati kibyo mukeneye mbifite murabyumva gute tuganiriye ko ntazanabagoranye cyo mbasaba ngumye mu mutekano ndwane gusa no mababwira ko urugamba ruzatinda kurangira gasa cyane pe kubera ko aba bagabo barya impande zombi yego barya ku ruhande rwa Makenga bakarya no ku ruhande rwa Tshisekedi cyane hanyuma igihe bazashakira babona umwe yabaye ikigoryi niko bazarurangiza yego kandi niko bimeze abantu banjye ndabyemera nibyo rero ngira ngo warumbajije mu bijyanye n'amabuye amabuye yo ntago ari Kinshasa tuvuga ngo Tshisekedi arajya neva arajya kuyakura Kinshasa kabiri ntabwo nta bushobozi na buno buke Tshisekedi afite bwo guhereza neva ngo nyura ahangaha cyangwa bagucungira umutekano ya cyure yego kuko ayafatiwe Shabunda turabizi n'ubu ni yari ayafatiwe muri Nzibira turabizi n'ubu ni yari nta buryo bafite kimwe nkuko ngira ngo mwabonye ukuntu amakuru avuga ko yavuze ku kibuga cy'indege cya Goma avuga ngo Tshisekedi ngo yaciye iteka arasinya byabaye yatumije inama y'abaminisitiri nijoro ryatambutse muri iyo nama rero asinya ko ikibuga cy'indege cya Goma kigomba gufungurwa ku itegeko ryabirangije yohereza abaminisitiri batatu uw'umutekano uw'ubukungu ndetse bose uko ari batatu yabahaye izo nshingano ngiye mbona ko ari no kubirukana mu kazi kwese turabizi iyo hawe inshingano muri Kongo ntuzikora uko bigenda yego kwirukana kugira ko noneho kubahiriza muri aya matwara ya 23 bahita babita abagambanyi kimwe bibananiye mwagambanye niyo gahunda nimba yabananiye mwagambanye niko bari buze kubita nimba yabananiye murafungwa hako ugeri bazaga ubundi
abantu bemera gukorana na Tshisekedi babona baba bataba bishize mu mazi abira. Nuko tutakoze ku kiganiro cya Masunzu ngo tubabwire ukuntu Masunzu wenda Tshisekedi bari baranywanye. Yego Wenda byaratambutse ariko baranabizi n'abantu. Kaba ari akagero twabaha koko abantu nabo bahashigana zo kuza amatwara ariko beramo intambara basa nk'abahawe ubu akazi karimo uburozi. Nkuko Masunzu nawe yarahawe gift irimo uburozi. Yego kubabwira ngo bazakurikira fezi zo gufunga ikibuga cy'indege na Kone nanga wavuze ngo nimba uri umugabo umanuke uze hano Tshisekedi kubohereza ni nkayo uba wiyiziye. Nubwo rero bakeneye kumufata ariko n'umundi kuvuga ngo urahohereza uze n'icyaza kuganira na Kone nanga. Mbivuze ko bino bintu biri mu politiki ikomeye cyane bivuga ngo twasinya amasezerano y'amahoro rero kugira ngo twemere ko muri mu mujyo ni mwemere muri kuri ikibuga cy'indege biragaragara ko muri mu mujyo wo kwemera amahoro ndetse bagiye n'ikindi kintu cyiza bari buze kubeshya mama 23 vuga ati twe nimba twasinya amasezerano y'amahoro turabasaba gufunga ikibuga cy'indege ko twabyumvikanye ati kandi natwe turaza gukora iki bwati wenda hari zamvuga turazibahereza kubera ko bose muna kuruwa ruje ngira ngo biri muri apati y'amakuru kwagomba kukurikira ku bantu badukurikira. Ubwo no kuvuga iby'inama yayigema ariko nubundi hari icyo bavuga ngo amata yabye amavuta bikubitana n'inama bikubitana n'iyo migambi yose bashobora kuba bafite. Yego urumva Tshisekedi na Neva ni abantu bari kujya bavugana umunsi ku munsi kuko nibo bari gufatanya mu rugamba. Yego narebye ukuntu yamufasha akaboko umwana mufasha akaboko rwose amusuhuza fata akaboko nk'umwana. Abantu munyamuvuga ngo hari navuga ngo je babwiza ko Tshisekedi agaragaza gukontrusha telecommande umuntu bita Neva mufasha akaboko rwose akimwakira nk'umwana arafata akaboko arakurura kuba gusa ngiye bizarangira abagabo ubona tukurikiye bari kurogereta nagomba besha ntago aribyo byanzanye cyo tuba turi gusesengura ibihari n'ibiri kuvugwa ariko tugereranyije ibijyanye no gusinya amasezerano y'Doha tukagereranya n'inama y'Iminsi yateranya igahita ifata iciteka ryo gufunga ikibuga cy'indege cya Goma. Yego nk'abanyabwenge muze kubikurikira neza muraza kumva bifite ahantu bihuriye nuko bamaze gusinya amasezerano ariko bakanavuga ngo bafunge ikibuga cy'indege cya Goma. Yego nibyo mbona impa yavuze ko nyuma y'amasezerano basinye ngo nta bigomba guhinduka ubuyobozi buragumya ko ubuyobozi ko bumeze amategeko abayobozi n'iki bigomba ko byari bimeze nibyo koko ariko iki kintu yo kuvuga ikibuga cy'indege cya Goma kigiye kuzambya ibintu. Hari n'akantu kavuzwe ni nako nsoreza kuri ingingo aho umuvugizi wa Neva Rosine Gatoni yatangaje ko yitabiriye inama ya 9 nyine isanzwe ngo y'impuzamahanga y'akarere k'ibiyaga bigari. Yego ariko ngo byitezwe ko kandi ko iruhande rw'iyi nama ndayishimiye ahura na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi wa RDC bakaganira ku mikoranire ya gisirikare imaze imyaka irenga 2 hagati y'ibihugu byombi kwishamane naribyo Gatambara babwira gati mu byo baganiriye bimwe biri muri ibi ngibi nibyo bibiri twabagejejeho ndumva ari nibyo baganiriye ariko nyine urumva mujyanama we yatangaje ibyo ashaka ko twe tumenya ariko mu byukuri ntago ari ibyo ngibyo ubwo uretse kuvuga ibyo ngibyo twebwe nk'abantu tuzi ibyo bagiye kuganira. Yego ndetse already bamaze no kuganira n'imyanzuro bafashe nyuma ukiraho gato nyuma y'ibi biganiro bagiranye tugiye kubona intambara idasanzwe. Yego cyane reka twikomereze kuri iyi ngingo aho nabo ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni
ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.